Ibn Abbas arakubwira ati kharaja Abu Bakr radhiallahu anhu bilhajira ila almasjid faraahu Umar radhiallahu anhu faqala. Ibn Abbas yunguyu ni mwene se w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arakubwira ati Abu Bakr Siddiq yarasohotse mu gihe cy'izuba agiye ku musigiti. Umar aramubona, Umar aramaza ati Abu Bakr ma akhrajaka hadhihi saa, yewe Abu Bakr niki cyagusohoye muri iyi saha izuba ryo mu warabu masaa saba bari kaze cyane. Qala ma akhrajani illa ma ajidu min shiddati al-ju'. Abu Bakr abwira Umar ati nta kisohoye uretse inzara numva yamaze kunkamura sawa sawa, inzara yanyishe. Faqala Umar wa ana wallahi ma akhrajani ghayra dhalik. Umar nawe hitabwira Abu Bakr amugati wallahi nanjye nta cyansohoye mu rugo uretse inzara. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجكما هذه الساعة. ngo igihe barimo kuganira aya magambo babazanya niki cyagusohoye ni inzara, we niki cyagusohoye nanjye ni inzara, igihe bari muri ibyo n'intumwa y'Imana nayo birasohotse ibasangaho bahagaze, irababaza iti se mwasohowe n'iki, mwavanywe n'iki mu mago yanyu kuri aya masaha? Babwira intumwa y'Imana basanya ntabwo bajyaga babisha intumwa y'Imana. Baramuga ati wallahi ma akhrajana illa ma najiduhu fi butunina min shiddati al-ju'. Ati intumwa y'Imana nta kindi cyadusohoye mu ngo zacu uretse inzara itumereye nabi mu nda zacu, tumeze nabi. Qala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana nayo irababwira iti wana wallazi nafsi biyadihi ma akhrajani ghayru dhalika kuma ma'i. Intumwa y'Imana nayo itibabwira iti wallahi ndabarahiye uwo umutima wanjye uri mu biganza bye, nanjye nta kindi cyansohoye iwanjye uretse inzara. Ahari waqfa buvani mu Islam. Mu bantu beza kuri iyi si, umuntu wa mbere ukunditse ku Mana ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwo niwe muntu wa mbere, sayyidul khalq, sayyid walad bani adam, niwe Imana yatoranyije mu biremwa byose. Araviwe mu rugo nta kintu yabonye cyo kurya. No mu zindi riwayati zitwereka ko intumwa y'Imana yajyaga ijya mu rugo rwe igasanga nta kintu gihari, wenda na amata makeya abantu bayoherereje cyangwa se n'itende geya. Ahubwo Aisha muri hadithi yarwo yavuga ati twebwe hari igihe mu mezi 3 twajyagamo mbese hacaga iminsi myinshi cyane mu rugo ku ntumwa y'Imana umuriro utaka, nko mu rurimi rw'iki abantu bakoresha ngo imbabura imanitse, inzara ya buri gihe. Aisha aramaze se mwabagaho mute, mwatungagwa n'iki? Aisha arasubiza ati twajyaga dutungwa n'itende, nizo zaturamiraga, itende n'amazi. Iri ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. None muri uyu mugani habanje hasoka Abu Bakr Siddiq, uwo niwe muntu mwiza mu biremwa byose ukuyemo intumwa z'Imana. Buriya ibiremwa byiza bya mbere ni intumwa z'Imana, nabeza mu bakurikiye intumwa z'Imana n'abasanganyendo b'intumwa y'Imana. No mu beza amasanganyendo b'intumwa y'Imana no muri umma ni Abu Bakr Siddiq. Arasohotse iwe nta kintu yabonye cy'amafunguro. Uwa kabiri ni Umar, nawe arasohotse nta mafunguro yabonye. Uwa gatatu nawe ni sayyidul khalq, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irasohotse nta mafunguro yabonye. Ntabwo mubona ko ubuzima bw'isi ari ubuzima bw'igihe gitoya? Usanga abantu benshi cyane duta umurongo kubera inda, ugasanga umuntu bamwe baratandukiriye kubera inda. Umuntu yabwirirwa umuntu akaba yagucumuza kubera kurya, yaguha nayo mafunguro y'iminsi 2 ukawahindura n'idini kubera ngo yakugaburiye. Nuvuga ngo ubuzima n'ubuzima bw'igihe gitoya buvani mu Islam. Kuvuga ngo umuyisilamu wabwiriwe cyangwa se waburaye ntabwo ari inenge, nabeza kukurusha baraburaye. Abayisilamu bakagombye kumenya ibintu. Bangahe mu bagabo babona baburaye bagatingo, bangahe mu bagore noneho benshi cyane abona umugabo aburaye 1 2 3 akavuga ati awe nta cyumaze, akaba aragiye. Yiba abantu bari bazi ko ntabwo isi iyi ari ukuvuga ngo urabona iteka nk'uko ubyifuza cyangwa wowe nk'uko ubyifuza. Niba bibonye vuga uti alhamdulillah, niba utabibonye ushimira Imana. Ariko nugaruka kumenya ko nabi Imana yakundaga kukurusha wowe
ntabwo navuga ngo nugufungura imigozi y'ibirato byabo, nta naho muzahurira asla. Uzahurira he na Abubakar na Umar, uzahurira he n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nzego zabo, ariko nabo barabwirwaga bakabura. Niri ni isomo rikomeye cyane, bantu bihangane bashikame, ntituzaze kugamburuzwa n'inda mu idini. Sanje abantu barimo barata umurongo kubera ubuzima bw'isi.